Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo nongere ngusuhuze nkwifuriza Pentecote nziza, ngira ngo twibukiranye ko Yesu yazutse kandi ikimenyetso cyerekana ko Yesu yageze mu ijuru nkuko twabibonye, ariko yasutse umwuka wera. Hari ikintu rero ngira ngo umenye, icyo nshaka kumenya uyu mwanya nuko umwuka wera ari Yesu ubatizamo wenyine. Yohana yaravuze ngo ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi undusha ubushobozi, ntibinkwire yuko ndetse mfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Bivuze yuko umubatizo w'amazi menshi ni ubuhamya witangira, hanyuma abantu bakabubona ubuvuga, ariko umubatizo w'umwuka wera ni ijuru gutangira ubuhamya. Wowe ntabwo ukeneye ijuru gutangira ubuhamya, koko hari ubuhamya abantu gutangira. Nkwibutse ko umwuka wera nta muntu wiba, nta muntu ubatizwamo na pasiteri we, oya, ahubwo umwuka wera ni Yesu wenyine ubatizamwo abo yemeye. Ndagira ngo nkubwire rero ngo uyu mwanya nkwibutse ko umwuka wera atari ikintu wakwaka umuntu. Cyakora icyo umuntu yawukorera, burya ikintu abantu bakorera abandi mivuga butumwa ni ugusobanurira iby'umwuka wera, ariko nta muntu ufite umwuka wera mu kiganza cye. Ahubwo iyo urebye n'intumwa Pawulo yajyaga asobanurira abantu iby'umwuka wera. Nanjye niyo kintu Imana yampagurukiye kukubwira, nta kindi. Ikintu wibuke ko twabonye ko kuya mwuka wera umuntu wabatizwamo nuko abasha yumva ijambo ry'Imana rigerekeza ku mwuka. Imana rero yampagurukiye muri iyi minsi nkubwire ngo umwuka wera umuntu ayumva ibyawo akabikunda. Reka nsome gatatu muri Matayo 11, haravuga ngo njyewe ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiriye yuko no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Yohana yabatirishaga amazi. Umubatizo w'amazi menshi murawufite rero, ariko umubatizo Imana dusaba umubatizo w'umwuka wera. Nyemerera nkubwire ngo hari ikintu Imana igusaba kandi wagishobora. Ni ukubwira ko umubatizo w'umwuka wera ni Yesu utanga ubwo buhamya wenyine. Ni Yesu wenyine utanga ubwo buhamya, akabugutangira ku mugaragaro. Ndagira rero ngo nkwinginge wibuke ko umubatizo wa Yohana wari wabatijwemo, ariko umubatizo w'uto Yohana ni umubatizo w'umwuka wera. Wowe mufasha mfite, Yesu nakwishoboza, inzira ndwana na byinshi bimagari ku mutima. Urugira inama umusozi muhira, Umubatizo w'umwuka wera rero ni umubatizo ijuru rigena. Ijuru niryo ritanga ubuhamya. Nawe tekereza inama yo mu ijuru ikwizeho, bakakugenera umubatizo. Niyo abantu bakwitwara nabi nyuma yo kubatizwa, ariko ntibikuraho kugiye babatizwaga bari bazima bemewe. Nta muntu wabatizwa mu mwuka wera rero ngo abatizwe mu mwuka wera mu buryo butari bwo. Mu mazi ho wabatizwa kubera impamvu zatumye ubatizwa, ariko mu mwuka wera ho wabatswe mu mwuka wera kubera yuko Imana ikwemeye kandi gushima. Uyu mwanya ndagira ngo nkubwire ngo Yohana yabatirishaga amazi, ariko Yesu Kristo yabatirishaga umwuka wera. Twakwibaza, ese huko umwuka wera hari abantu bawubatijwemo? Badukeneye kumva n'ubuhamya bw'ababatijwemo. Ese wanibaza, ese mbatse umwuka wera byamarira iki? Kimwe byakumarira nuko Imana ikubatije umwuka wera hari aho utandukanira n'utabatijwe. Wanamaza ati ko nabonye hari abantu bitwara nabi barabatijwe. Ntago ikibazo ari umwuka bahawe witwaye nabi, niwo bitwaye nabi, kuko umuntu aremanywe gutegeka. None se umuntu uhaye imodoka akayitwara mu muhanda, akayitwara nabi, akayifata nabi, bivuze ko iyo modoka yari mbi? Byatewe n'uwo muntu. N'abantu bitwara nabi rero mu buryo bw'umwuka nibo biriho kandi bazabibazwa. N'abitwara nabi kumpana Imana yabahaye. Nyemerera muri umunsi wa Pentecote ubigira intego, ubigira umuhigo, ubwira Imana uti Imana
nanjye ndifuza kubatswa umwuka wera, ndashaka imbaraga zawe, ndashaka gukora kwawe. Ubwira Imana uti uko wampaye isezerano hari Imana yagusubije urabizi, bigira icyifuzo. Ubwira Imana uti nanjye ubwo nyinera abandi nanjye ntusige. Reka nkwinginge rwose umwuka wera iyo tumusaba intambwe ya nyuma ni ugutegereza nyakwizera k'Imana nk'umwuka wera. Ntabwo bisaba ngo ngoma kuba ndi mu rusengero, ngoma kuba nasengewe n'uyu noya. Iyo wakoze za ntambwe nakubwiye, kumva ijambo ry'Imana, wamara kuryumva bikagutera inyota, wamara guterwa inyota bikagutera gusenga bikabyara kwihana ibyaha byawe, ukicara mu cyumba cyo gutegereza ufite kwizera, Imana iguha mwuka wera. Niyo waba uri wenyine, niyo nta muntu wagusengera, isezerano ni iryacu n'abana bacu n'abazavuka. Reka ro nkwinginge icyatumye Imana hari ishema kungiye iki tuvugana. Niba warazimye ukaba warigeze ugira ibihe byiza, iki ni igihe cyiza Imana iguhaye kugira ngo wongere usubirane ibihe byawe bya kera. Imana iguha umugisha. Reka nkwifurize kuzumva ubuhamya bwawe, umbwira uti Imana ingarutseho. Uzumva umunezero, uzi firingi iri mu mwuka wera. Hari igihe abantu bibwira ko umwuka wera nta kintu kibamo. Mu mubiri hari ibintu abantu bajya bakora bitwa ruwazire, kurelaxa ukajya kwinezeza ngo wumve, ariko ntago ndabona na rimwe umunezero mukatanga ntandi wawukura. Ibyishimo umwuka wera atanga ntandi hantu wabibona. Amahoro umwuka wera atanga ntandi ntiwayakura. Ntabwo ndabona na rimwe ibintu umwuka wera atanga wayibona muri indi soko. Nyemerera ugire experience yo kumva umwuka wera mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Umwuka wera kwibutsa ko Yesu agukunda, umwuka wera gukumbuza ijuru, umwuka wera atuma wezwa. Imana iguhire nawe uhabwe isezerano bikubera uko wizeye. Imana iguha umugisha. Duhamye Yesu ushize amanga, duhamye Yesu wacu, ushize amanga, tumuhamye Yesu, duhamye Yesu ushize amanga. Yesu nyuzuze Uhanga amaso mwami, Yesu mpindure mwami, ndasenga ninginga umuremo wawe. Yesu mpindure mwami, ushaka umuremo wawe mu mibereho yanjye, kugeza ku iherezo ry'inzira. Uwawe muri iri cumbi wansize, dore burije mwami, ndashaka mbo wawe, gendane nawe, gumane nawe, uwawe mwami. Haleluya.